Igice cya gatanu cya filime yacu The Rain gitangira batwereka amashusho y'ibyabaye kera ya Faye, aho bahita batubwira yuko ngo yahoze ari umwe mu banyeshuri b'abahanga cyane muri classe ye, ndetse bamutwereka ariko enjoying agiye kurya show n'inshuti ze. Ariko muri icyo kirori hari ubukobwa bwari buri ku ruhande buri kumureba n'ishyari rya hatari, ndetse ku rundi ruhande bakomeza batwereka wari boyfriend wa Faye witwa Asgard nawe waje muri icyo kirori, nawe agakomeza kwitegereza sheri we ari kwiyahuza ubuyoga. Nyuma rero ikirori kirangiye, Faye na Asgard bagiye mu modoka kugira ngo basubire mu rugo bitahire, ariko umukobwa kwe kuntu yari yasinze atangira gukirigita Asgard, ibyaje kumurangaza kandi yari atwaye imodoka, biza kurangira habaye impanuka ya danje. Ndetse nyuma y'ibingibi batwereka Faye aryamye mu bitaro yakomeretse bya hatari, aho umwe mu badogiteri yaje aramwigira ahita amumenyesha yuko mu igufwa rye rya pelvis riba ryangiritse, ndetse na nyababyeyi yagize ikibazo atazigera abyara. Ndetse kirenze kuri ibyo ngibyo, uwari boyfriend we Asgard aba yitabye Imana, kandi nawe ubwe ari amahirwe yagize kuko nawe yakwiye kuba yapfuye. Amashusho rero ahita akomereza kuri uno munsi ubwo Faye aba ari kugerageza kwiga ya virusi iba iri mu mubiri wa Rasmus kugira ngo arebe ko yamuvura, ndetse aha ngaha aba ari kubwira Simone yuko ngo iyi virusi iba iri mu mubiri wa Rasmus ngo iri kugenda yihinduranya ku giti cyayo, ku buryo kano kanya kuyishakira urukingo biba ari ikibazo, kuko ashakira urukingo imwe mu kanya ikaba yamaze guhinduka. Ndetse na Simone ubwo yarebye muri microscope abona uburyo ya virusi iri kugenda yihinduranya, arumirwa nyine ayoberwa ibyo ari byo. Ndetse uyu Faye yakomeje avuga yuko ngo buriya virusi yihinduranya uko igenda ihindutse ngo ari yo mbi cyane, bityo agatanga igitekerezo cy'uko bakoresha Rasmus kugira ngo bamere nk'abantu bagiye kuyipredictinga mbere y'uko ihinduka, nyine bayishakire umuti mbere y'uko ihinduka ngo ibe y'ubundi bwoko. Simone rero yahise abaza Faye niba yakimura Rasmus mu cyumba baba bamufungiyemo akamushyira mu kindi cyumba byibuza cyisanzuyemo gatoya, hanyuma Faye amubwira ati ntaribi. Ariko akimara kubimubwira yahise yumva agize ikintu kimeze nk'isesemi, ndetse ahita birangira arutse. Nyuma y'ibingibi rero Simone yatwaye Rasmus mu kindi cyumba, aho yatangiye kumara impungenge yuko we na Faye bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe yuko bamushakira umuti bamuvure. Gusa igihe Simone yari abaye nk'usohoka asize afunze umuryango, Ewan Rasmus yihuse cyane yahise ashyiramo igitabo mbere y'uko umuryango wifunga, arangije ahita asohoka muri icyo cyumba bari bamufungiyemo atangira kugendagenda handi muri cya kigo. Mu mashusho akurikiyeho rero Martin yatwaye Simone hejuru ku gisenge cy'inzu kugira ngo bajye kwiganira nyine nk'abantu bakundana, aho bagiye batangira kunywa utuyoga baganira ku rukundo rwabo. Ariko bakiri ibyo ngibyo by'inkundo, Patrick yageze aho ngaho ahita asaba yuko Martin yakaza akagira ikintu amubwira. Yahise amanukana rero handi hasi muri basement ajya kumwereka za ntwaro zidasanzwe aba yaravumbuye, ndetse ashaka kumwereka uburyo yambunda aba yarabonye ibikora. Gusa batiri y'imbunda isa gushiramo umuriro mbere yuko yatangira kumwereka nyine uburyo irasa n'ibiki byose. Ku rundi ruhande rero ku cyicaro gikuru cya Apollo, Kira tubona ajya kureba undi mugabo witwa Dennis ubitse ahantu mu cyumba cya wenyine, ndetse witegereje uburyo Kira aba aganiriza n'umugabo, bigaragara yuko ameze nk'aho ari umuntu basanzwe baziranye cyane. Ndetse aha Kira aba ari kumenyesha uyu mugabo yuko icyicaro cyabo gikuru aho bari basanzwe bakorera haba haramaze kumenyekana, Apollo ngo yarakamenye. Ndetse aha ngaha nibwo tuvumbura yuko uyu mugabo ngo ni Kira n'uyu mugabo ngo ni Dennis baba bakorana, ngo bafite ikintu cy'igroupe ariko cyari gisanzwe nacyo kirwanya Apollo kuva kera. Ndetse aha ngaho n'umukobwa ari kubwira Dennis yuko agomba kuvanga agasubira kuri cya cyicaro cyabo, bakagenda bakangiza ibizibiti byose by'ibintu bakoraga n'ibiki kugira ngo nyine Apollo niza itazabasha kumenya abari bo. Ndetse kubera ko Dennis yari afunze, uyu mukobwa yaramukubise aramukomeretsa, arangije ahita amusohokana muri cya cyumba bari bamufungiyemo, abeshye yuko ngo agiye kumujyana kwa muganga muri clinique. Amashusho akurikiyeho rero tubona Jean ari guhinga bimwe mu bihingwa kugira ngo ashimishe Kadi, ndetse uko rero barimo baganira uburyo bazagumana, uburyo bazibanira n'ibiki nyine bari mu bintu by'ubuyobe by'aho ngaho. Ariko bahagazeho nibwo bagize gutyo babona ikintu cy'ibox gihanuka kigwa hafi y'ahantu bari bahise bajya kukireba. Rero bakanzeho hahita hagaragara holographic message guturuka kuri wa muyobozi wa Apollo Sten. Ndetse uyu mugabo yari ari kuvuga yuko ngo bagomba gutwara Rasmus bakamushyira Apollo, hanyuma Apollo nayo ikabavura ya virusi yarashizemo bayinywereye mu binini. Ndetse muri buno butumwa uyu mugabo yari nabakanza babwira yuko ari buze kubica nibaramuka batajyanye Rasmus kuri Apollo mu masaha 24 yonyine nyuma yuko abibabwiye. Ntabyo guta igihe rero Jean na Lee bahise bajya kwereka ya holographic message bagenzi babo bose, ndetse banabona rero kubaza Simone ati ubundi Rasmus ari dangerous gute kuri la virusi kuri bo.
Simone rero ifitiye impungenge z'uko umusaza we yarangira bamwishe kubera iriya virusi ngo ari gushaka kumukuramo urukingo. Yabeshye bagenzi babwira yuko ngo nta kibazo na kimwe umusaza we afite ndetse ngo azi gukontorora iriya virusi iri mu mubiri we neza ku buryo nta kibazo rwose. Ariko ku rundi ruhande kubera ubwoba bwa wa mugabo ngo ni Stan, Lee yagiye yegera Jean aragira aramubwira ati ariko wareke tukavanga tukiruka tukajya kwitangira ubuzima ko mbona ibintu byanga bitangiye kuba ibibazo. Gusa Lee amaze kubyumva yaramucyashye arangije atamubwira ati icyo gitekerezo ni kibi cyo gusiga inshuti zacu ngo tujye gutangira ubuzima, ahubwo amugira inama amubwira ati reka tugumane n'abantu bacu dushakire umuti nyine hamwe twese dufatanye. Ku rundi ruhande rero Rasmus n'ubu ngubu uri kuzerera handi muri cya kigo aza kugira gutya agasura Sarah, hanyuma akamubaza ati se wambara ukansobanurira ukuntu cyagiye byagenze baba dogiteri bapfa. Ndetse Rasmus aba ari kuvuga yuko ari gushaka kumenya uburyo yakontorora ya virusi n'uburyo nyine yirekura ntibizajye biba ibintu nawe atagizemo uruhare. Sarah rero bwa mbere akibyumva yabanje kumukinisha yanga kumubwira uburyo byagenze. Gusa nyuma Rasmus yamuteye agahinda uburyo ngo yamaze hafi imyaka 6 yose afungiye hasi muri basement. Umukobwa Unisara nawe yahise yumva agahinda k'umusore ahita yemera no kumufasha. Amashaka kurikiyeho rero tubona Dennis n'amukobwa ngo ni Killer bagera ahantu ku minjiriro y'ibanga, hanyuma Killer akahita abwira Dennis yuko agomba kwinjiramo akagenda akangiza za memory card n'ibindi bikoresho byose birimo bigaragara yuko ariyo yahidikota yabo. Imbere rero niho Simone abaherereye ari gukora test nyinshi ku maraso ya Rasmus, gusa neza kubona ahera biba byabaye ikibazo. Nyuma cy'akanya gato rero Martin nibwo yaje arinjira aramubaza ati se no kuba icyo gukora wenyine, arangije aranamubaza ati se Faye aherereye hehe. Simone rero yahise amusubiza yuko ngo bafite igihe gitoya, ariko Martin aramubwira ati kuva mu gitondo ntabwo ndigera mbona Faye ashobora kuba yaducitse. Ariko ku rundi ruhande bahita batwereka Faye uwo yibereye muri toilette afite n'ibyishimo byinshi nyuma y'uko baramubwiye ko atazigera twita noneho kano kanya aba yatwise. Bahita bakomeza rero nyuma batwereka Patrick ari kwereka Martin ya ntwari idasanzwe ikoresha magnet aba yarabonye muri cya cyumba cy'ibanga, ndetse amaze kumwereka uburyo ikora. Patrick yahise asubira muri cya cyumba barayikuyemo kugira ngo ajye guhindura batiri yayo. Gusa ikintu abatazi ni uko Dennis tayari aba yamaze kugera muri icyo cyumba ari gushaka ibizibiti byose n'ayambundirimo. Tipe rero yegeranije ibindi byose yabashije kubona bya memory card n'ibiki, arangije abishyira mu gakapu atangira kwitegura ngo avaho ngaho yigendera soke. Gusa agisohoka Patrick aba yaramubonye ndetse na Dennis nawe aramubona. Tipe rero atangira kwirukanka, ariko muri uko kwiruka ahunga biza kurangira Patrick amufashe, ariko nyuma mu rwano rurota hagati yabo ko ari babiri. Ndetse Dennis muri kwa kurwana aza kubasha kwaka yambunda Patrick ndetse anahindura batiri yayo. Gusa neza igihe yari agiye kumurasa ngo amusoze nibwo undi yabashije gukwepa agiye ku rundi ruhande ahita afunga umuryango kitaramurasa. Ndetse akigera hirya ahita akanduduha bumena amatwi byatari kubera ukuntu bwamenaga amatwi biteye ubwoba. Dennis byarangiye imbunda ari kwiyikubita hasi yapfutse amatwi yumva neza ko umutwe ugiye kumeneka. Gusa cyo kimwe na Patrick nawe amatwi ntabwo yari yorohewe na byarangiye yikubise hasi. Mu mashako y'icyo rero tubona Faye yagarutse muri laboratoire aho yasabye Simone yuko yakaza akamufasha bagatera amaraso bakuye muri Rasmus akabiba ko muri labo nyine kugira ngo barebe niba hari icyo baba bamaze kugeraho. Gusa bakimara gutera ya maraso y'imbeba ubwa mbere yabanje kumera nk'ihanganyirwaramo gatoya, ariko nyuma cy'akanya gatoya nayo ihita itangira kurekura bya virusi by'umukara neza aho ngaho neza kwa kundi Rasmus nawe bigenda. Ndetse Simone abibonye uburyo bimeze ahita asaba Faye yuko bavanga bagahunga mbere yuko nabo iyi virusi ijya kubinjiramo. Ku rundi ruhande rero batweka Rasmus yasohotse hanze ya facility yabo aba agiye kwereka Sarah ukuntu ya virusi ayirekura mu mubiri we. Gusa kubw'umwaka we ari kwereka Sarah ibi ngibi Jean nawe yaje kubibona abona uburyo virusi y'umukara bisohoka mu mubiri we. Ewan yihuze cyane ahita ahamagara buri umwe wese kugira ngo azarebe, bose barabyirebera havuyemo Patrick wenyine. Nyuma rero ya groupe yose yiboneye uburyo rutipe aba ari kura virusi igasohoka mu mubiri we neza nkaho wagira ngo n'umwotsi uri gusohokamo, ubwoba bwarabishe ndetse bahita banarakarira cyane Simone kuko kuba yarababeshya babwiye ko rutipe nta kibazo na kimwe afite, akaba yaranahishe yuko uyu mutipe ariwe warekuye ya virusi akica abashakashatsi bose bari bagiye kumufasha ajya muri cya cyumba. Nyuma y'ibingibi rero Faye yahise atwara Sarah ahantu mu cyumba cyabo kiba gitwikiye uburyo ya virusi itabinjirana, ariko n'abandi bose bahita bikubita vuba ngaho bagenda banarakaye. Nyuma y'ibingibi ariko tubona Martin ari kuvugana na Simone
aho amaze kumenya ko Simone n'ubundi na Faye bose babyananiye gushaka umuti wavura Rasmus Rotipe, Martin yahise yanzura yuko byanze bikunze Rasmus bagomba kumutanga kuri ya kampani ya Apron ikaba ari igiye kimukoraho. Ndetse ibi bintu biteza umwiryane ku buryo Lee nawe ahita ajya kubwira Jin yuko ubu ngubu noneho yiteguye bashaka bava ngaho bagakwepa bakajya kwishakira ahandi hantu batura. Ku rundi ruhande rero batwereka Simone n'ubundi ari muri labo ari gukora n'izindi test ku maraso ya Rasmus, ari kuvuga ati reka nongere ngerageze ndebe ko ntabona uburyo bwo gufasha Rasmus. Gusa aho ngaho muri labo Martin bwo yahise agera hanze yayo arangije ahita amufungirana muri labo kugira ngo ataza no kubahagarika igihe bari bagiye gutanga Rasmus kuri ya kampani ya Apron. Nyuma rero igihe ya group yose yari gupanga uburyo Rasmus wari buze nyine kumutanga kuri ya kampani ya Apron, Sarah yaciye inyuma ajya gusura handi Rasmus yari afungiye, aho yahise amurabura ibyo ba Martin baba bapanze na bagenzi be byo kumutanga kuri ya kampani ya Apron. Baje uko ari babiri bahita bava aho ngaho barakwepa baracika bagera mu mashyamba ndetse bagenda gake gake kugeza nta muntu n'umwe wamenyesheje. Mu mashakurikiyeho rero tubona Simone ari kwitegura kugira ngo ave kuri ya facility ajye gushaka musaza we mu mashyamba nyuma yuko yari amaze kubakwepa abandi bose n'ubundi bagasigara batazi aho yagiye. Ariko cya giti Pony Martin cyaraje kiramwegera kiramubwira ati ndashaka ko tujyana, kandi Simone yari yabyanze avuga ati n'undi wari wamfungiranye kare. Gusa nyuma birangira Martin na Faye biyemeje guherekeza uno mukobwa, hanyuma uko rero batatu bahita batangira urugendo rwo kujya gushaka Rasmus na Sarah. Ariko ku rundi ruhande Rasmus aba yarakariye afite umujinya cyane kuri mushiki we Simone, aho batekereje yuko nawe ari umwe mu bamugambaniraga bashaka yuko bamutanga bakamuhereza Apron, bityo kubera iyo mpamvu atangira kurekura ya gaze gake gake akora ku biti byose byari aho ngaho mu mashyamba akayisigaho. Gusa yerekuraga atabishaka. Ndetse n'aba mukobwa bari kumwe muri Sarah amubwira yuko ashaka kwerekeza ahitwa Berken, hanyuma uko ari babiri bahita bakomeza urugendo rwabo. Ku rundi ruhande rero batwereka Patrick yongera kuzazamuka nyuma ya rwa rusaku ruteye ubwoba. Aho agikanguka yahise abona yuko Denise ameze nk'umuntu uri gupfira kuri rwa ruhande rwo hirya, arangije ashaka gufungura cya kiryanga ariko biranga. Gusa nyuma aza gukoresha igiferabeto abasha gufungura rwa ruryango, ruzamutseho gatoya ahita aca munsi ajya ku rundi ruhande. Nta byo guta iminota na mike rero yahise atangira gucekinga muri ya bag Denise yari afite, aho yasanzemo za memory card n'utundi dukoresho twinshi. Amashusho rero ahita akomeza kuri Simone baba bari kugenda bageze mu mashyamba, ariko atangira kubona ibiti byinshi biba biriho ibintu by'umukara byinshi bya virusi aho ngaho mu mashyamba bari gucamo. Arangije ahubwo ahita yiyemeza kugenda akurikira ahantu ibyo biti biba bigiye biherereye, avuga ati byanze bikunze niho musaza wanjye yagiye anyura. Bahita bakomeza tweka ku rundi ruhande rero Rasmus na Sarah bagera ahantu mu kantu k'akagigi kari kari aho ngaho, hanyuma Sarah ahita asaba Rasmus yuko bakinjira ahantu mu kintu cy'ikizu bari basanzwe bakoramo ibintu bya make-up, ngo bagakora utu-make-up bakiyibutsa ukuntu kera bagitwika byari bimeze. Igihe rero bari binjiyemo na Sarah ari gukubita ka make-up kuri Rasmus, nibwo mu buryo butungurana bagize gutya bahita babona ba basirikare bakorera Apron bari gukora patrouille aho ngaho hafi. Bakibabona bahita bitsimba bihuse cyane. Ndetse ku rundi ruhande tubona Martin na Faye na Simone nabo bari kurebera muri jomeri bacunga ba basirikare ba Apron, ariko kubw'amahirwe Rasmus na Sarah baza kubasha gukwepa baciye mu muryango w'inyuma, bahita biruka bacika aho ngaho batababonye. Nyuma haciye akanya rero nibwo Faye yinjiye ahandi muri ya studio ya make-up, baza kugenda babona ibintu by'imikara biba biri aho ngaho mu nzu, ibita bibemeza yuko kuko hano hantu Rasmus na Sarah baba bari bahari mu kanya kashize. Martin rero kuko ukuntu akunda kuzerera acungacunga yasize ba bakobwa imbere ku muryango w'imbere ajya gucekinga nyine inyuma. Kubw'umwako we aza gukubitana na Klaus amutunga imbunda umwe yasize yiciye umugore. Nyuma y'ingibi rero Klaus yagaruye Martin kuri ba bakobwa bagenzi be, arangije bose ahita bazirikira muri ya studio ku ruhande, bose bazirika ibiganza. Arangije rero yahise atangira kubakanga yuko bose ari buze kubica nibaramuka batamuhaye wa musore, ubwo ni Rasmus utabasha kwandura cya cyorezo ngo kimwice. Martin yakibyumva yahise bibaye ko bameze nk'aho bari gushaka ikintu kimwe, ahita amuga yuko ngo nawe urwo rugendo barimo bashaka uwo muhungu kugira ngo n'ubundi bamuhereze Apron. Hanyuma Klaus yumvise bari kuri misi imwe ahita afungura Martin, hanyuma barafatanya nyine kugira ngo bajye guhiga, ariko Simone na Faye babasiga aho ngaho baziritse bonyine muri studio. Mu mashusho akurikiyeho rero Patrick aza kubasha kubona iPad agashyiramo za memory card akagenda apurayinga amavideo yasanzeho, aho muri izo video yagiye abonamo amavideo atandukanye yerekana uburyo harimo abantu bari gukoresha
za mbunda nka yindi neza bafite bakuramo bya binini bya virusi biba byarashyizwe mu mubiri wabo n'aya kampani ya Apron. Ku rundi ruhande rero Sarah wari ukomeje urugendo yaje gutangira kumera nk'umuntu utari guhumeka neza kubera urugendo rurerure, bityo Rasmus ahita yemera gufata agapoze bakaruhuka hafi aho ngaho mu gashyamba kari gahari. Ku rundi ruhande rero tubona Simone ari kubwira Faye hamwe babazirikiye yuko ari gushaka ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yafasha musaza we kandi amugume iruhande muri ibihe bitamworoheye. Ndetse Faye yumvise uburyo uyu mukobwa aba ashaka gutabara musaza we, byumvikana ko nk'umuntu babanye neza yahise asunika uruntu rw'urahure rero rwamenetse rwari ruri imbere, hanyuma Simone aba arirwo akoresha akata umugozi bari bamuzirikishije. Tugarutse handi kuri ya base b'abasirikare ba Apron baza kuyitera, ariko Lee akabumva bataramugeraho yihuse cyane, rero ahita ajya kureba Jean uko ari we bahita batangira kwirukanka, ndetse barimo gukwepa bagiye gutya kubitana na Patrick wahise ugira gutya agenda binjiza muri cya cyumba yari yafunguye akantu gatoya ahita yongera arafunga. Ku bw'amahirwe yabo rero abasirikare ba Apron bageze kuri uwo muryango gufungura byari ikibazo bareberaga mu kirahuri. Hanyuma Patrick ahita asaba Ray na Jean gufunga amatwi yabo neza, arangije ahita yongera kubitamo rwa rusaku na rwa rundi yakoresheje kuri Dennis, ndetse uru rusaku nta muntu umwe wabasha kurwihanganira, bityo babasirikare ba Apron bose birangira bikubise hasi bakamera nk'abantu bahwereye. Mu mashusho akurikiyeho rero tubona Rasmus na Sarah bagera muri amusement park iri muri Bacon. Ariko kimwe muri ibyo ngibyo Rasmus agize gutya yumva mushiki we Simone arimo aramagara izina rye hafi aho ngaho, arangije ahita asaba Sarah yuko bakiruka bakavuga ngaho bakagenda mbere yuko mushiki we yamugeraho. Gusa ariko sheka Sarah ko karabyanze kavuga yuko gatavanga katabashije kurira ya roller coaster ngo karebe ukuntu umujyi umeze hanyuma na nyuma nk'ibintu kaba kadaherutse. Tugarutse kuri Simone nawe ko ukuntu yakomeza agasakuza byatari, yaje kurangira Klaus n'abagenzi be bongeye baramufata bamutunga imbunda. Gusa kubw'amahirwe Faye yahise agera aho ngaho n'afite imbunda ayitunga cya Klaus, ndetse muri uwo mwanya igihe biba byarangaye Martin nawe bari kumwe yahise afatana ayo mahirwe ahita akubita abagenzi bose bari kumwe, agikubitana cya kayambunda cyari gifite ahita arakirasa kirapfa. Tugarutse ku rundi ruhande rero nyuma yuko babandi uko ari babiri Rasmus na Sarah buriye ya roller coaster bari hejuru, amarangamutima Sarah yaramwishe atangira kubwira Rasmus yuko ngo ubuzima bwe bwose yabumaze afungiye ahantu mu cyumba cya wenyine, ngo cyane ko yari abizi neza yuko atabasha kuba mu isi yo hanze kubera ya ndwara baba baramusanganye. Ndetse nk'umuntu wari ubizi neza ko ari mu minsi ya nyuma yasabye Rasmus yuko n'ubundi yamusoma kugira ngo yumve n'aya marangamutima, yumve n'ako kantu karyoheye imbere yuko yipfira. Rasmus rero bakimubwira nk'umuntu wari ubizi ko afite virus atapfa gusoma umuntu, abyanze Sarah ahita yurira hejuru neza ku gasongero ka ya roller coaster ashaka kwitegura kugira ngo asimbuke n'ubundi yiyahure. Rasmus ntabibonye yahise amuhagarika aramubwateka kwiyahura, ndetse ahita abwira Sarah yuko nawe ngo yamukunda kandi ngo naramuka agize amahirwe virus iri mu mubiri igasohokamo kandi we bazakundana mu buryo bwose kugeza igihe urupfu rumutwariye. Ariko igihe bakiri kuganira nibwo Simone, Faye na Martin nabo bageze hasi ya roller coaster batangira kubasaba yuko nyine bamanuka. Gusa neza Rasmus na Sarah bakimanuka bageze hasi neza nibwo wa musirikare wa Apron kirageze aho ngaho atunga imbunda atangira gukanga iyo groupe avuga ko bagomba kumuhereza Rasmus bitari byo ngibyo akabica. Bamusuzuguye rero yahise afata ka Sarah agatunga pistol agaturutse inyuma aravuga ati nimutamu manda karasa. Abibonye rero Rasmus bari gukinira kuri sheri we abantu wa mujunya w'umwandura watangiye kuzamuka, ndetse ya virusi y'umubiri we itangira gusohokamo gake ari nako yegera wa mukobwa ngo ni Kira. Ariko Kira kibona uburyo rutipa ameze abantu yahise arekura umukobwa ahita yirukanka kugira ngo arebe ko yatabara amagara ye. Nyuma kuri uwo munsi mu ijoro rero ya groupe yanzuye yuko igiye gucumbika ahantu mu gashyamba, ndetse bacana akariro, ari nabwo Faye yabwiye Simone yuko ashaka kumufasha kugira ngo bashakire umuti musaza we Rasmus. Nyuma y'ingibi rero Simone yaragiye yegera Martin aho yahise amukubita indobo ya danje amubwira yuko iby'urukundo rwabo batabikomeza, akaba yaramubonye ko n'ubundi nawe atari umuntu mwiza. Ndetse Martin akibyumva nk'uko mubizi indobo zibabaza ahita avanga aragenda indobo iri kumuzengurutsa neza mu mutwe. Igitondo gikurikiyeho rero batwereka Simone yicaye neza iruhande rwa Rasmus wari ukiryamye ari kubwira musaza we yuko ngo ari we muntu wenyine umwitayeho kandi ko bakeneye gukorana kugira ngo bino bintu bazabivemo bombi bakiri bazima. Mu mashusho asoza kino gice rero
tubona Martin agera handi kuri ya base yabo aho Patrick ahita amwereka ya video abayabonye kuri ya memory card, ndetse kuri imwe muri izo video bumva harimo abantu bari kuvuga ngo ahantu bashobora kuzajya bakabafasha gukuramo bya binini baba baranyweye. Ndetse Martin akimara kuyibona nk'umuntu wari wakubiswe indobo na Simone na musaza we, yahise abwira Patrick na wa mukobwa yuko bagomba kujya gushaka aho hantu bonyine batitaye ku wundi muntu uwo ari we wese, kuko abandi n'ubundi bameze nk'abantu babataye arabateranya. Ndetse hamwe n'ibi ngibi igice cya 5 nangaha kirangirira. Munkande kuri subscribe na like na comment, mite mbatamo igice cya 6 n'ubundi film yacu turayisoje.